pasiteri ahangaha yaturaganije ko iwacu ahangaha bishoboka. Yahawe inkunga zitandukanye zaba izigenerwa amakoperative ndetse n'amahugurwa, ubu nawe asigaye atanga ubumenyi cyane cyane muri iyi zone ya Rwanda ahatari amashuri y'imyuga. Ibi bikadufasha cyane kurinda urubyiruko rwacu ubuzererezi bihangira umurimo. Turakomeje. Nitwa Pasiteri Sebazungu Modeste, nkaba mpagarariye Ebura Company Limited ikora ibikomoka ku mpu, harimo inkweto zifunze, amacongo, inkweto z'ingozi, inkweto zifunguye, amasandari y'abagabo, y'abagore, imikandara, amasakoshi, amakofi n'ibindi bikomoka ku mpu bitandukanye. Tukaba dukorera hano mu Ngororero iruhande rwa Beka, aho ikorera mu karere ka Ngororero. N'ubundi tukaba iyi company imaze imyaka 4 itangiye gukora uyu murimo, kandi mu by'ukuri kuva aho tugere hano muri Ngororero ubuzima bw'abantu benshi bwarahindutse. Mu by'ukuri twahageze abantu bambara ibirenge barwaye imyate, ariko kugeza uyu munsi twababereye igisubizo, kubera ko abantu baho n'uwashaka kugura inkweto yajyaga kuzigurira mu mujyi wa Kigali cyangwa se Muhanga agombye gutega, ariko uyu munsi wa none twamuvunnye amaguru, bivuze ngo ntabwo akijya gushakira inkweto mu mujyi wa Kigali cyangwa za Muhanga, ahubwo asigaza kuzishakira hano mu Ngororero. Yaba ari umusore ugiye mu rukiko, yaba agiye gusezerana, yaba inkweto y'ikirori, ni ukuvuga ngo tumukorera inkweto nziza ijyanye n'igihe, kandi inkweto irama, ni inkweto ikoze mu ruhu rwiza. Ikigeretseho umupira wayo ni umupira ukomeye cyane, udapfa kwangirika ngo ucike uturagurike. Ni umupira dukora mu ipine y'imodoka, umupira ukomeye cyane. Rero mu by'ukuri twabaye igisubizo hano muri Ngororero. Ikigeretseho ni ukuvuga ngo duha urubyiruko akazi. Iyo dufite abakozi benshi, dufite urubyiruko rwinshi twahaye akazi rukora, hari abakorera ukwezi, abandi ba nyakabyizi. Mbese muri make hari ubuzima bw'urubyiruko twamaze guhindura. Ikigeretseho kandi nuko twigisha urubyiruko kwihangira imirimo, tukabigisha gukora ibituruka ku ruhu byose mu buryo butandukanye. Kandi ikigeretseho nuko iyo barangije kwiga tubaha akazi. Dutekereza ko cyangwa se duteganya ko mu myaka 2 iri imbere nta mukozi uturutse hanze uzaba ugikora muri company, ahubwo tuzajya dukoresha abizi wacu, bakaba ari bo bakora mu buryo butandukanye, kuko twifuza guteza imbere n'urubyiruko rw'iwacu. Ikindi iyo tumaze kwigisha, ni ukuvuga ngo twigisha urubyiruko amezi 6, ariko muri ayo mezi 6 iyo barangije tuba certificate za RTB. Ni ukuvuga ngo icyo dushishikariza abantu bose ni ukohereza abana babo, kohereza urubyiruko hano muri Ngororero. Turabigisha neza cyane. Company yacu ni company imaze kumenyekana, abantu bamaze kumenya ibyo dukora mu mpande zose, yewe no hanze bamaze kumenya amakuru yacu, kuko bamaze kumenya neza ko dukora ibintu byiza. Ngira ngo nawe ijisho rirakwihera, ibyo dukora urabibona. Mu by'ukuri rero turashishikariza ababyeyi cyangwa se urubyiruko ko baza kwiga ibi ngibi. Uyu ni umwuga ubasha gukora, kandi noneho ni ikintu ubasha gukora ntubura amafaranga ku ikofi. Uyu mwuga ndabashishikariza kuwukora cyangwa se kuwiga, kuko iyo wize uyu mwuga ntabwo ujya ubura amafaranga uko byagenda kose. Ikindi aho wajya hose wabasha gukora kandi ukabona amafaranga ukiteza imbere. Ubu mfite n'irindi shami hariya mu murenge wa Kabaya, naho ndahakorera, nkagira ishuri hariya mu murenge wa Kavumu, nkagira irindi shuri mu murenge wa Bwira. Mu by'ukuri ndakorana n'akarere, ndakorana n'imiryango itandukanye, baduha abanyeshuri turabigisha. Kugeza uyu munsi wa none turabona ubuzima bwarahindutse, ari ubuzima bw'umuryango bwarahindutse. Abana banjye bariga nta kibazo mu mashuri yose nshatse, bariga. Ikindi mu bikorwa bitandukanye
rero uyu munsi wa none aho tugeze ni heza kandi harashimishije, kandi ntabwo duhagaze kuko dufite icyerekezo, dufite aho tuvuye, dufite aho tugeze, dufite n'aho tujya, kandi intego yacu niyo gukora uruganda rukora ibintu byinshi. Murakoze cyane.